Yewe. Yo. Ninde se? Patrick. Salam. Fresh kabisa. Ni karibu kabisa. Asante. Makuru se? Neza. Meze se? Gahunda shimana kabisa. Yaciye iminsi. Izuba ryawe ryinshi hanze. Byo mu hando ziwawe harimo akazuba kenshi. Je urakuzuba nkirimba nibera no mu rugo ndi muri relax nisomera. Nabundi ni byakira. Aho cyo ndi kuvuga izuba nyine ntabwo ari zo gutyo gusa. Shaka ngufashe ntabwo ahuje gutyo gusa. Urebye ndifuza kumfasha. Kugufasha? Kugufasha iki se? Urebye ntabwo biteye ubwoba wigira ubwoba nyine. Ni mushiki wanjye kunde rugo. Bite my sister. Bite se. Ni karibu. Izina rye ni Niki. Nitwa Niki. Niki. Nishimiye kukumenya. Aje aturutse mu ntara, aje ntunguye. Agutunguye. Narebye kumujyana mu rugo nsanga ntibita bikunda kubera ko umugore wanjye agoranye mukunda. Soko abagore riga no kubatera abo nibo bagore ubundi. Rero sinifuza ko mushiki wanjye bahinduka abanzi mu nzu. Ngise nkabikora wikize. Ndifuza ko bamucumbikira. Kumucumbikira. Burasime kumucumbikira nabibazo yazanezera. Oya mushiki wanjye ndamuzi neza nta kibazo na kimwe yazaguteza. Gusenga mucumbikira sibwo nk'igihe kingana gute? Igihe gito ndataha nze kuganira n'umugore mwigishe hanyuma wenda nzagaruka nje kumutora. Oya nta kibazo ubwo bensabye kandi ukaba uri umuvandimwe nasomba ntabwo nabona kuntu mbyanga nta kibazo rwose. Oya n'umwana mwiza ndabizi zamuka kandi urabizi uri umuvandimwe nyine. Kandi ibintu by'igihe gito yaburya kuri nyewe nta kibazo kandi nawe ari wowe kandi umuvandimwe kabisa. Oya cyane asosoro kuri umuntu wanjye nta kibazo umva nyine cyari bingoye urumva umukuka angezeho bintunguye kandi nawe urabizi ibyo rugo rwanjye. Ndabishana kabisa. Ba naribi. Niki urero uraba uri kumwe na my brother. Yego nzagaruka nje kugutora ndagenda mbanze nganire n'umugore uko twabivuganye. Nta kibazo. Wewe uyumva tuje atekanye. Ufe kandi ukunda n'umusosi nyine ndabizi neza ko Inshuti wanjye kabisa. Mwana rero nari ndimo kwihuta byibura nari nje mu kabisa wagira wasohoka gutyo se. Kumugeza imbere ko ntabwo najya kubera izuba. Asante cyane. Kumugeza imbere. Niki. Ngaho usigare neza. Uri my brother umwiteho. Nta kibazo. Urakoze cyane. Ndishimye. Kabisa. Nibyo rwose. Kena kasamutwe ubuzima ni buriso bishakirwa igisubizo. Wasinze? Wasinze nagashwara mwana. Ujya. Reka ntabwo byakunda ntabwo natuma wongera kunywa pe. Kumbe bese. Ikibazo cyawe nawe rero urabona. Oya jya kuryama. Ujya kuryama. Ikibazo cyaka mfite. Oya pe ntabwo bikunda. Oya ntabwo byemeye. Ibyo ntabwo bishoboka. Oya. Ngaho mbabara ujye ku mutwe tugende kuryama. Mbabarira urananiwe cyane pe. Wanyweye uri kumbeshya ngo wanyweye kamwe. Ntabwo wanyweye inzoga imwe pe kumeze. Kurikiza. Oya. Mbabarira ngaho mpasiva cyane sibyo ujye cyane ngo naryama njyenyine ngaho nacyo ngino turaryama
ari kurya ngaho ibeze musaza wanjye ko asanze ndi mu cyumba cyawe wambabariye koko musaza wasongera musaza uswara inshuti yawe aranyumva kugota igikoga cya gitumye itsinda kurushaho n'umwana yawe ngaho mbabarire byawe mbabarira uryame pe sibyo mbabarira Yes, we. Uri kunyicara. Yes, we. Uretse gato, uretse mana yanjye koko. Rufendekena kasamutwe ubuzima n'uburiso bishakirwa igisubizo Salama. Fresh. Ni karibu mu nzu hanze. Kwa sasa tukavuganira hano hanze. Kubera iki? Nta kibazo tuvuganira hano. Ntacyo kabisa niba utabishaka se kwinjira. Ndimo kwihuta ntacyo. Ahubwo mbwira amakuru ya mushiki wanjye. Cyameze neza cyane mu nzu ari byo. Sasa rero mvande. Aho ngubu umugore aracyangoye kubyumva. Rero wabura bo wihanganye iminsi mikeya. Sibyo by'abagore se ariko nabone ikindi ukwezi kwawe kwa kabiri umbwira kwihangana ko amaherezo nayayo koko uratandabiza ariko sinzi impamvu kugeza n'isaha umugore nyine atarizera kuri ari sister wanjye ibyo niko abagore bateye niko bameze ariko rwose nyihangana brother so bizi koko nawe unzira kwihangana ntarebe nse ntabwo usubize ngo iki sasa nyine nari nci hano bwana exize gatoya nanakerewe niyo mpamvu nyine ahubwo uze kumunsubiza mushiki wanjye ntacyo ndamusubiza kabisa kurwa yafashe kabisa ndakwemera ariko musaza ntabwo naburanyeho ma duze kabisa mu iminsi kweli fresh sana kabisa. Bitese neza. Meze neza. Meze neza. Kugeza utameze neza. Tambuka ni mbere y'inzu y'umuntu. Ese mbwira ko kitameze neza. Ndiye kwa muganga bambwiye ko ntwite. Ugize iki? Inda y'amezi 2. Ugize iki? Ndatwite inda y'amezi 2. Utwite? Inda guteye onda se? Inda neye onda? Si we mbaza inda guteye onda. Kirabyiriwe inda neye inda. Siko mwibonye. Uteye onda. Ushaka kumbwira ko akarawundi kamwe se ariko kavamo inda? Ko kavamo inda? Ngo iki? Inda y'amezi 2 n'ibyumweru 2. Ugenda ugira guteye inda nyine y'ubwo guteye. Inda waneye inda wundi. Bibwira waneye inda. Waneye inda wundi undi atari wowe. Ngiye ngutera inda. Gutera inda. Karawundi kamwe ambwira ko kavamo inda sa karawundi kamwe.
sha wintera stress aho gushaka kubibwira musaza wanjye ngo iki babarire cyane nta wuti mwitera inda niki nasinze niki byagenze bityo niki nta wuti baramubwira waba unyurira nikirere uretse unsoma ngo urumva ko uretse baramubwira niba kwinda ari yanjye uko nyumva neza iba ni yanjye koko igomba ivemo uvuze ngo kuyikuramo inde ukuramo iki inda twebwe mu cyaro iwacu ibyo ntabwo bibaho nta nubwo bishoboka ntabwo ushobora gukuramo inda uyu mwana tugomba kumurera wowe nande njye nawe nande wundi wirirwa unyihamagazwa niki urumva se ninde nzamurerana nawe ninde uzakurerera uwo ntawe ari njye ko njye sinarinda gusetsa kumbe tuyikureho ntayo nzakuramo tugomba kumuha ubuzima uyu mwana nta kindi ndenzaho kandi kuri ibyo ahubwo winesi se n'umashaka na pome ushaka iki pome ntabwo unyumvishe ndashaka pome utwitiye pome ntumbwiye ko nshaka pome ntabwo mbwiye ko nutiye pome ushaka kurya pome yego karya umuriro wanuza byuvuga n'ibyo ari gushaka umwambwe kugira umbesha ngo birangirira ngana njya kuvugana nawe ngo bigize bite cyabyiyorere byo ndakubwiye ngo ushaka ko ubigenza ubibwiye musaza wanjye urumva kandi ninda warayine nawe urabizi umutima wawe ukura amezi yose se nyamaze hano nyamaranye nande nta soni Chura. Anyana yinga. Gauna were buyu mukino. Rufende kena kasamutwe. Tumusimani muriso. Shakirbi gisubizo. Kayo kabisa. Asante kwe. Umeze bite se? Kabisa. Usanga ngana meze cyane. Ko naheruka kukubona umeze gutyo se mbona waguye nk'ibere ry'umukecuru. Cyane, agimisi yose nari kwicumira. Ajya umva nyine na morale biranga ko. Sasa rero muvandimwe. Ndagushimira kabisa. Sura ni ngombwa ko. Ibana kera kabaye nyuma y'amezi 6 madamu yemeye ko mushiki wanjye none aza mu rugo. Usikomeza tandatu hafi igice cy'umwaka. Yemeye kabisa. Niyo mpamvu nje kugushimira. Wumve ko ngushimiye mbikuye ku mutima. Nta kibazo. Ahubwo sasa rero Patrick. Patrick. Rero mezi yatambutse yashize. Nagize niya ndasohoka. Sohokana n'inshuti zanjye twikiriye ngiyo tunywa n'icupa. Izereka ariko mushiki wanjye yagutekeye neza. Ndamuza abamo umutetsi mwiza kwe. Ibyo nta kibazo. Nuko rero kunywa icupa ntabyanze bikunze natashye nasinze. Haje umuryango w'inzoga rero buriya hakuntu umubiri ugira imbaraga nyinshi sinzi kuri kubyumva umubiri ukagira imbaraga nyinshi. Bro, nitambwira ko wamubitiye mushiki wanjye. Hasajya nabikora nakuramukuse kabisa. Ahubwo rero uko nasinze nageze aha aramfata aransindagiza ageza mu cyumba. Cyo ntacyo bitwaye n'ubundi ariko n'ubundi kugwa neza tubikomora kuri mama. Numva rero ajya gwa neza rwose. Angejeje mu cyumba rero sinzi donc nisanga namutsikamiye biba ngombwa ko tugumana aramfumbata. Shaka kumbwira iki se Rufe? Yaragufashe arakwinjiza ukuryamisha ku gitanda aragupfumbata. Nabyo yize ko waruneye ubwoba nari cya yo mimenya iyo nanyize ngo uwankubitiye mushiki wanjye bari kujya imbizi. Aho Patrick we rero nyine nakomeje gusa ntabwo uri kunyumva byihuse nyine sinzi niba nabyita niba ari akabazo niba ari ikibazo
sinzi ukuntu nabikubwiye ushaka kumbwira iki Rufe? gusa icyo ushaka kubwira nyine ndashaka ku ntego muri make nyine nk'umuntu wanyweye inzoga nisanze twaryamanye. What? ntabwo mu by'ukuri ni ibintu byabaye ntabwo ari nabigambiriye. Rufe, ikibazo wakoze iki? nisanze twaryamanye Na mushiki wanjye? yego, ariko ikibazo si icyo ngicyo. Ikibazo ni nyuma yaho yanzana ubutumwa bumbwira yuko atwite inda y'amezi 2. Umbwiye ngo iki? yambwiye ko afite inda y'amezi 2, ndabyumva musaba ko yayikuramo. Rufe, ni wowe umuvandimwe wanjye, ni wowe urimo kumbwira ibyo ngibyo cyangwa hari undi muntu urimo kukuvugira? Okay, ni njye uri kubikubwira, ariko se kubundireka mubaze bro, sibyo? uri umuntu tunaganira ubundi ya byose. None si ibyo umbwira, ibyo wavuga byose biguha uburenganzira bwo gukorera mushiki wanjye ibyo umbwiye? Rega birakara, urumva igihe cy'amezi 6 ndi igiti, ntabwo ndi umuntu. Rufe, njye nawe turi abavandimwe. Se ko mbikubwira nkabona ntabwo ushaka kubyumva. Ese ubundi mushiki wanjye ari? Oya, ko mbikubwira ko mbikubwira nkabona ntabwo ushaka kubyumva. Uretse gato. Niki! ushaka kubyana. Nahamakana. Ese nakubeshyaga. Simba. Gute pati? Yego. Tera hirya. Uretse ukuri naguhaye mushiki wanjye kugira ngo muri. Uretse bamubwiza ukuri. So ushaka se ko mubwiza. Wumvaga uretse nawe kwandika na nyuma yanjye. Wumvaga azana umukobwa nguyu w'inzobe, sibyo? Ufite nyashi ngizi akamara n'izi 6 ahangaha bikarangiriraho. Reka mubaze. We wumvaga musaza wakuzanya ahangaha uje wumvaga naragukoye, wumvaga uje kumara iki hano? Uretse ngende so Umva ibyo uvuga, buretse wumva ibyo mvuga ahubwo ngewe ndise ibyo ndi kumaze kubyumva ndise ndi nyirarume ngewe. Rufe, uwo ni wowe n'undi muntu ukurimo byagenze bite? Umva mubaze ibyo musaza ari kuvuga ni biki? Shama bivugane muraziranye. Jesus Christ. Buretse ngwino hano. ushaka ibyo kurwana se? Ushaka intambara? Ngwino dutahe, cyane mujyane ushaka kwihatisha imbaraga ahangaha mujyane. ubundi wasanga ariko ka mujyane. Icyo nakwibutsa ni uko umwana twite w'umuhungu ari uwanjye. Umuki? Umwana twite w'umuhungu ni uwanjye. Rufe, umenye ko bitarangiriye. Mujyane. Igikapu cy'imyenda cye kiri hano. Tugende shanti. Sinzi wani. Uramuteye inda. Tamasi. Sirabwe ngo bayikuremo bakabyanga. Kwanza uretse akira mfasha neza. Byese kandi. Umuhanyina. Hanyuma. Kugarutse. Uvuze ngo iki? Kugarutse nyine. Uvuze ngo? Kugarutse. Rufe, mbamubwire. uvuze ngo iki? Tandatisha ibigango. Uvuze ngo iki? Uvuze ngo iki? Uya mwana. Bazaguruka. Byo kurya ntabwo biri. Musenze we. Ababyeyi bamusigira wari uhari?